Okay, reka noneho nze mbereke uko muri bubikuze muri application yitwa XRP Faucet. Ni ukuvuga ngo uraza ukande hano, nuhakanda barakujyana kuri withdraw, numara kuhagera urakanda kuri withdraw uhakande, noneho uhite ukanda hano kuri Binance yo hejuru, noneho barakubwira ngo genda muri Binance ushakemo aderesi yitwa Binance Smart Chain BEP20, iyi niyo uri bujye gukopiya, reka tujye kuyikopiya. Aha ni muri Binance yanjye nahageze, noneho icyo uri bukore urakanda aha kuri Ascent, nurangiza ujya hano kuri Spot uhakande, nurangiza ukande kuri Add Fund uhakande, ukande kuri On Chain, noneho urahitamo XRP. XRP murabona ko XRP igihe nyisanganywemo, ariko iyo utayifite uyishakishamo hano, kagenye kandeho duhite dukopiya XRP BEP20, turayikopiya noneho tuyijyane muri application yacu. Okay, murabona ko twageze muri application yacu, urahita ukanda kuri aka ihita ijyamo, noneho kugira ngo ubikuze uhite uzana hano ukanda hano handitse ngo request payout now, urahakanda, urabona ko iri kurodinga, sawa bise bicamo rwose, urabona ko yagiye, your withdraw has been requested successful. Urabona ko bahise banyoherereza na message ko bikunze, mu kanya baraza kumpa na email igaragaza ko byakunze. Urabona ko kuri your asset yanjye hariho ubusa, reka turebe muri Binance. Yes, urabona ko muri Binance yanjye amafaranga yangezeho. Ubu rero ushaka link arayisanga munsi y'iyo video. Noneho ikindi nababwira ni uko iyi application irakora neza cyane, muyiteho. Sawa, murakoze.